ushobora gusiga umwana wawe hanze nyamara aho hafi hakaba hari bumwe muri ubu bwoko bw'inyoni. Wumva amagambo dutangiriyeho ati uko izakubita amajanja yayo mu bitugu by'umwana wawe imuterura. Kagoma ni ubwoko bw'inyoni, izagerageza rwose kumuzamura mu kirere. Impamvu ari imwe, kumurya nk'ifunguro. Gusa gutwara ibiro by'umwana akenshi bijya kungana nk'ibiro 10 bizagora iyi nyoni cyane, ku buryo iyi nyoni nayo ubwayo izagerageza cyane kugumana umwana ngo imuzamure hejuru mu kirere, ariko amababa yayo azananirwa. Kubw'amahirwe umwana izamurekura imujugunye hasi arokoke. Ibyo nibiba umupango wa mbere uzaba upfuye, izajya gushaka ikindi kintu nibura yafata ikaba yashobora kukizamura mu kirere. Icyo ni kizarya ikintu cyaba nk'ifi yo mu mazi. Kagoma ni inyoni niyo dutangiye tuvugaho. Dore amabanga n'ibidasanzwe ku nyoni ziteye ubwoba ziba mu isi. Inyoni ya kagoma ni inyoni idasanzwe cyane kubera ububasha bwayo budasanzwe mu mbaraga, kureba, ubushobozi bwo kureba ndetse n'uburyo ikuramo ibintu byayo. Kuva ivuye mu igi, ni inyoni izwiho gukora ibitangaza rwose. Uyirebye ni nini cyane, ubunini bwayo buzagutungura. Nk'inyoni y'ingore cyangwa se ingabo muri ubu bwoko zizwiho kurinda cyane kandi n'uburakari bwinshi igihe zirinda abana bazo. Ni inyoni ihiga izindi, bivuze ko irya ibindi biremwa kuruta uko yo bayirya. Igira ubumenyi buhambaye cyane bwo guhiga kandi cyane kubi. Irambuye amababa yayo ni amababa ashobora kureshya n'intambwe 7 zirenga. Amababa yayo asumba abantu benshi hano cyane ku isi. Ni inyoni ishobora kureba kandi igashyira mu gipimo neza nta kwibeshya kubayemo. Umuhigo wayo akenshi nk'amafi iri mu birometero byinshi cyane hejuru, kandi ikamanuka iri ku muvuduko w'ibirometero 160 ku isaha ijya kuwufata. Ntabwo bishobora kuwuhusha. Ni kagoma. Mu bintu bitangaje uzumva kuri iyi nyoni ni icyemezo ifata gihambaye mu buzima bwayo. Ni inyoni ishobora kubaho imyaka 40, nyamara aho gupfa iba ifite guhitamo iyo igeze mu bihe byayo bya nyuma. Ihitamo gupfa nk'imbwa cyangwa se kugenda igatangira ibikorwa biyigira nshyashya bundi bushyashya, ikavuka bundi bushya. Ku mwanzuro wayo, kubera ko umunwa wayo uba warakuze cyane warigonze ku buryo bitakibasha no kurya, iwukubita ku rutare kubuye kugeza ucitse, hanyuma igategereza ko uzongera gukura. Iki ni igikorwa kiyishyira mu buribwe butagira ingano. Uko ni nako ibigenza ku majanja yayo kandi n'amababa ikayapfura. Nyuma y'ibi iba yabaye nshyashya koko, yiteguye kubaho ikindi gihe kirekire. Isomo rikomeye. Nyamara wowe hano ku isi hari ibintu byakuziritse ukaba waranze gufata umwanzuro ukomeye ngo ubihindure. Kagoma yakwigisha isomo. Hano twugeze ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Niba utarabikoze, iyo umanutse munsi y'video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe nahagana iburyo munsi y'video, ni gutangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza nta na kimwe kigucitse. Tumaze kuba umuryango w'abantu 17,000 birenga, ikaze mu bandi. Niba umaze gukora subscribe rero, mu busanzwe bivuga ko ari inyoni ishobora kubaho imyaka 30. Uko ikura amababa yayo bivuga ko agenda apfuka, ndetse ubushobozi bwo guhiga kwayo bukagabanuka. Hari abantu bemeza ko kagoma nk'inyoni yiyuburura ku buryo ivuka bundi bushyashya, cyangwa se ibisa n'igenda ivuka bundi bushyashya, ku buryo igenda ipfuka amababa yayo hakura yandi. Nyamara uretse iyi nyoni hari izindi nyoni ntagenda ntababwiyeho, turamaze dushaka kuvuga ku bitangaza byinshi mu biremwa Imana yaremye, cyane cyane mu nyoni. Mu nyoni z'akaga uzahura nazo, ntuzahure na kasuwali. Kasuwali ni inyoni ishobora gutera imigeri mibi cyane kandi yica ikoresheje amajanja yayo ameze nk'ibisongo. Inyoni nka oslish ni inyoni nini ishobora kwiruka nibura ibirometero 70 ku isaha. Iyi nayo iba ishobora kwiruka ari nako itera imigeri iremereye kandi mu mbaraga zikomeye cyane ku buryo yakwica ikikurikiye cyose. Ni inyoni emu nyine gutyo mbivuze. Ni iyindi nyoni. Iyo ntiguruka, iva muri Australia. Ishobora kwiruka cyane vuba kandi igakubita imigeri mibi cyane ku cyaba kiyegereye. Na magil, iyo nayo ni inyoni. Ubundi bavuga ko ifite ubwanwa
zose uri kuzireba ku mafoto yazo. Iyi nyoni irya imibiri y'ibindi biremwa byapfuye, ushatse wayita nk'inkongoro. Ni inyoni iba ishobora kuzamuka hejuru cyane ifite amagufwa yakuye mu bintu byapfuye, ikazamuka ikayarekurira hasi ku buryo ya magufa amanuka akiceka hasi avuye mu kirere kuri hejuru cyane, ubundi agashwanyagurika, ubundi iyi nyoni nayo igatangira kurya imisokoro isohotse muri yo. Ni amagufwa, ni ibintu biba biteye ubwoba. Great Horned Owl ni ubwoko bw'igihunyira, ifite amajanja afite imbaraga cyane. Ni inyoni ushatse wakwita y'indakare ko nta mikino igira. Ni inyoni ishobora gufata umuhigo wiruta cyane kure cyane mu bunini, birumvikana no mu biro. Barred Owl nabwo ni ubundi bwoko bw'igihunyira. Ni inyoni ubundi itura ku butaka, ndetse ishobora kuba mbi cyane igihe irinda ibyari byayo n'abana bayo, abana b'inyoni nyine, cyangwa se ibyari iteramo amagi. Ni inyoni z'ibitangaza rwose, ushatse wakwita ko ziteye ubwoba. Ni inyoni z'ibitangaza, ushatse wakwita ko ziteye ubwoba. Iyi uyu munsi reka tuyisoreze aha ngaha. Mwakoze kubana natwe. Ikirahuri cyanyu muri kureba iyi video, nabashyiriyeho indi video mwareba, ntibacike, ndabizi muraza kuyikunda. Naho ubutaha, nitwa Samuel Mugisha.